Rwanaga nicyo kibazo wemeza muri umunange wageraga amahane n'u Rwanda oya usikuntu ngewe nari mfite umuntu ariko nkatinya kurwana kuko barankubitaga nta ntege nagiraga bakankubita nuko rero wakundaga abana maze Imana igiye kugira itya nazitekerezaga hari umuntu se mu muryango wanyu cyangwa hehe muri muna mama nawe yarabyaye batatu nanjye ashaka kuzazibyara kuko na anti wanjye yarazibyaye zingahe ebyiri zera Imana mbwa ngiye nwita abana batatu mfite ibiro 48 kumva n'ubyumva noneho mbabyaye batajyana muri kuveza abana banini abaganga bariyamira ndavuga ni kabisa Imana ni iri hejuru y'ukuri ukunda abana benshi cyangwa bake benshi nkabanga ariko 10 ariko nasanze kurera bivuna oya sha kurera biravuna ntabwo mbashaka oya bivuga gutya Hey guys, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'intara y'umujyi wa Kigali cyangwa se ku yindi migabane. So rero uyu munsi mbanje kubashimira, ndabashimiye ku bwitange mbese buri kimwe cyose mudukorera kugira ngo dutere imbere. Turabakunda cyane mukomeze mudusapotinge kuri sapoti zose zishoboka. Uyu munsi rero mbaza ngo ngarukanye iki icyuki Anita urasa neza urakoze njye suranze ntabwo nzi kuvuga izina ryawe nukuri bivuga twumve wakase nshobora ubundi witwa nde Tausi usika abantu iryo zina s'ubwa mbere ni mama wari kwisi nyenya mbyibaza uramuzi wowe ni umusiri Tausi njyambwira Desanje bamwita Tusi ntabwo umuntu mvugira izina nawe nitwa Tausi se mundi ni uruhe rurimi Tausi ni igiseruya ni igikira icyo nzi ni igiswahili ngira ngo Tausi ni inyoni Tausi ni inyoni ikinyoni cyiza cyane gifite amabara urumva rero Tausi ni ikinyoni nyine cyiza cy'amabara meza urumva iyo kigize gutya amabara yose nyine kiba gifite amabara atandukanye kirekura inuze nigeze kukibona imbara amababa yacyo kikitondeka cyita kigira gutya ukabona yeki so rero ngo ukuntu barambwiye ngo anti wanjye ngo naravutse ngahita yohereza iryo zina ngavuga ngo bazamwite Tausi ariko vutse uri icyana kinini simbizi ntabwo ibyo bintu nabibaje ko bazazana mama kuri kamera akabitubwira uzamubaza mbona njye wari kinini kitagira satani usiwitondaga uri umwana yesu we ahubwo ndimo ndakura nitonda nari imbabura ntabwo wageze ahanjye imbabura mushya ntabwo wageze ahanjye shana umva noneho njye mama njya ati n'inda yawe ntabwo yicaraga hamwe ati narambutse bwo rero ngo nanone yansigaga banyemere cyangwa narakubaga kandi koko narakubaga nk'akana keza njyewe nanjye naribamba nari mfite umva uzi amazina banyitaga uzi ikintu bitaga Pyaro njyewe banyitaga Gakecuru nemeraga Gakecuru njyewe nakubanaga ari ku bwenge umva nzi ubwenge baza ababyeyi bakwita Gakecuru ibaze noneho uzi Gapyaro ngo ni mu giswahili ngo ni icyayi cya mukaru gishyushye arubyaye umva nawe sizibagirwe njyewe uzi shake kwa Imana ishimwe umuntu yakuze arahinduka kabisa njyewe nagiraga amahane hahandi nafataga akana ndibuka akana twari duturanye kandi mbona kameze nkawe ariko ubu si wowe ariko ureko nyitaga akana kandi ndakuruta shahandi mana we umeze nk'akabebe nyine mfite indi gato niko ndi gato we cyakoze umugabo wawe yarahiriwe ndetse yahiriwe ikizwe n'ibineri pfunwe ntabwo wapi ese umuntu ukunda umuntu nyine usaza ashaka akantu kadasaza niko niko fradira none ako kana kakagira gute naragakubitaga uwo mwana yari yarangoreweho namufataga ukuboko gutya
akumve n'imbaraga nayo ifite kandi nanjye nangana gukundi kare nkamuzunguza Yesu ko ari n'akagome narakana umva nagiraga umujinya ahubwo umujinya wanjye mahano ugenda ugabanyuka Imana ishimwe amashimwe umva none se njye nakundaga abana ahubwo wasaga abana bakaritsiye barajyaga bambwira ko ntazabona urubyaro nahekaga abana umugongo igufwa rya bikagaragara kubera njya guheka nareze abana bakaritsiye kamva dufudore ko tuntu twinshi wowe wararwanaga nicyo kibazo wowe meze muri umuntu wajyaga amahane n'u Rwanda oya usikuntu njyewe nari mfite umuntu ariko nkatinya kurwana kuko barankubitaga nta ntege nagiraga bakankubita nuko rero wakundaga abana maze Imana igiye kugira itya irabaguha harya ufite abana bangahe bane hano washatse ufite imyaka ingahe 22 olala ni byiza cyane maze imyaka abona ko nyine nguke muto byongeye urumva noneho ukuntu byari bimeze nyine wabonaga ko ibintu ari fresh kuko urabona ko nyine uracyari mutoya wabyaye ahubwo se ya mugabo afite ibibazo niba ataratanga izindi we rata ubona adakwiriye kuzima oya ziha wowe cyangwa zoyo reka azazihe ababyeyi ubu se yandi kubyara mba ndi kumwe n'ababyeyi izabo baraziriye harabura izanjye ibyo ngibyo se bitwaye iki oya mbabarire akabyeyi babonye akabona ariko we reka nkubaze harya se uri umukobwa uri umukobwa ntubwire umugabo wawe najya kugukwa nujya gukora wumva uzakora ubukwe nujya gukora ubukwe akakubwira ngo aguhaye inkwano ntuzemere azaguhiza iwanyu akubwira ugende nta kintu ujyanye ubwo uzi nyine twe tuvuze ku nkwano ndavuga ngo ababyeyi barazakira ko ntazo bakira ahubwo nabo bakomaho bakagura ibintu ukabijyana ibirori n'ibiki byose ukaguramo n'ibishingira ko baturira mu mibare nta kintu mukora maze ababeshya ngo bongere gahunda zirahindutse bongerewe ayo yaguhaye yose nawe ujyana ibintu nk'ibyo nk'ayo yagukoye ahubwo bajye baduha ay'ababyeyi ukwabo noneho bavuga ngo aya nayo kugura ibintu bizaza iwanjye nawe ni sawa cyane none se ugira utya wibyarira impanga buriya uba wumva bimeze gute nanjye nkunda impanga uzikunda nazo uzabona ntabwo wakundaga impanga nta nubwo nazitekerezaga hari umuntu se mu muryango wanyu cyangwa hehe muri wa mama nawe yari ababyeyi 3 nanjye nshaka kuzazibyara kuko na anti wanjye yarazibyaye zingahe 2 zera imana Imana izincanze byaba ari waneza impanga ziragora shaka oya shazi kugura ariko iyo bageze njye bagiye kugira imyaka 2 manumva ndi mu munyenga nese ko numva ngo impanga nyine hari ukuntu ngo ziba ngo zihuje imico ngo ugasanga umwana niba arize bose bahise barira cyangwa ukabona hari wenda ubu ntibarakura ku buryo wamenya aho bageze bararwana nicyo kintu nabonye barakubitana ngo ngwinuro kandi impanga ngo zikundana nyine bakundana bakuze ariko ubu ufashe igikombe n'undi aragishaka ushatse gusanga se n'undi arabishaka bakarangira barwana ibibazo nese ane wiyumva ute nyine kubona ku myaka yawe 22 muri iki gihe akenshi ubona ko abantu bakunda gushaka niyo mfite ubu oya ushaka abantu benshi ku myaka 22 ubu ngubu ntabwo usanganye sigaye usanga abantu batihuta gushaka wowe ni ikihe kintu cyatumye ushyiraguza nishakiraga umugabo cyane navugaga aho kujya nyine ashaka kugira ukagira vuba vuba kuko numvaga nyine igihe kigeze cyo kugira ndavuga reka ngire nshaka umugabo tugire yego ariko numvaga gushaka nyiri muto byamfasha njye kubera narabivuzeho kubera ubuzima narimo numvaga rero byazarangira niyandaritse ndavuga ikiza nuko nashaka twatangiye utanibwiye abantu si wowe se ngawe gira nibwira abantu ikize hari ikintu utavuze oya ntari icyo ntavuze kigiki muri make ntabwo bazi Anita turimo kuganira uwo ari Anita si ntabwo banzi ivuge wisanzure isanzure feel at home Anita TV show mu mama mundi nkunda kwita mama Migisha ndi umumama wagira umugisha ndi umudamu mfite umugabo n'abana 4 b'abakobwa n'umugabo umwe rukombe hari ikindi se ndi umu YouTube ukaba uracapuresheje
uratwika muri minsi maze iminsi nkubona Ntwika ahantu hose hatwitse urasa kuri abatwika urumugo hari icyo wabwira abanyarwanda ahubwo abantu bavuga ese ubona nitonda abantu bavuga ngo nitonze mbaha ku biganiro by'umuryango turabona nta bamarene mwiza aya ako ntabwo wamumbera twarwanira kuri podium ariko nawe ndabona tutashobokana wowe uzi wowe tuvukana twe kujya duhora turwana oya twari kujya turwana ukanyihorera kuko ngewe buriya ntabwo ari kunyikorereza mu kurwana n'umwana intambara ihoraho umunsi wose we intambara y'umunsi wose n'ahantu uri nagusangayo ariko ubu ntabwo nkibikora uzi ushatse umugabo umeze uko yajya ahora agukubita umugabo nzitonda twari tugezeyo ntabyo nibuka ngo ukuntu twari kujya turwana ngo nyine ngo oya ngo nushaka umugabo nakitonda ntabwo najya nahita nca bugufi oya waba uzashaka wowe umugabo witonda sara ubwo se afite abagabo bitonda bategeka bakacisha ariko uriya mugabo iyo mushaka njyewe mubona ari byiza njya bwajya koza ibyombo nkamubwira sinziriza umwana muri make ubu warahombye wahisemo nabi ntabwo nahisemo nabi ariko mba mbona ari byiza ariko nanone mana we uriya mugabo ategeka iyo ari nk'abashyitsi aba yitonze ukabona ntabwo biryoshye ese ane ko gukora YouTube bigorana buriya ubona biba bimeze gute iyo urimo gukora nyine wikorana njye nkorana na Betty ariko usanga kenshi iyo Betty yabuze biba byancanze ese mugana ujye wikorana ukivugana shabira reka ntabwo birambaho niyo mpamvu nanjye ubona nkora gake ubura ibyo uvuga ari nk'ikintu se kitansaba kuvuga amagambo menshi shanjye ndayagira nayo navukanye ndacyayavuga ndavuga nyine ndagerageza ariko n'ibiganiro bike nikorana ntabwo babireba cyane kandi iyo wikoranye ntabwo babireba ariko iyo ukoranye n'abandi barabireba sha erega iyo uri umwe nyine uba wiganiza wongera ubisubiramo wongera uvuga oya ntabwo ariko biba bimeze kuko hari abantu benshi biganiriza kuri YouTube bikorana ari umwe kandi ugasanga nyine birareba ariko nabo ubona mu ntangira njya mbareba nkahita ninjira mu biganiro by'umuntu umwe wikorana nkamanuka nsanga nawe ameze nk'uko nanjye uyu munsi umeze cyangwa ahubwo uyu munsi njye mfite views nyinshi ngende mu bantu bikorana n'ukuri bagerageza kurebwa kuko naje nta ndirimbo naririmbye ahantu naceje nyine naruye ahantu naceje cyakoze umva nkubwire ane ubona urugendo nyine rwa YouTube kugira ngo ube successful cyangwa ugere ku kintu ushaka nyine bisaba kudacika intege nawe nk'ubu ndabanza nkareba ubu ufite abana b'impanga kongeraho abandi babiri ufite mu mezi ane mbaye monetize yamaze amezi ane gusa wabaye na monetize ubwo rero mbabarira umbwire ni irihe banga ukora cyane ntabwo nkora cyane no mu biganiro byanjye usanga harimo ibyumweru bibiri cyumweru nk'ubu mazeho ikiganiro nk'iminsi nk'itanu kandi na gahunda yo kurekura ikindi mfite igitekerezo cyo gukora YouTube cyaje gute cyaje ni umuyutuba umwe wabyaye impanga eshatu nawe twakoranye ikiganiro angira inama nambwira nzabikore ketchup nambwira nzabikore ngenda mbaza n'abandi bamakuraje none se ujya kubikora usibye kuba baraguhaye nk'igitekerezo wumvaga wowe bikurimo ari ibintu byawe nyine numvaga bindimo ariko ikindi njye ngira ikibazo cy'icyizere gike mwumva nkavuga se aritanze numva nyine ntazakora ikiganiro ngo agende n'umuntu ukireba ahubwo akazi ikiganiro kikagera mu bihumbi bibiri bavugana ahubwo Imana igira neza ubwo rero nakoze ikiganiro cya mbere kakandi gatoya gatanga ikaze ndabireka mbivamo hacamo ukwezi nkora ibindi biganiro bibiri cyarimwe ngishyiraho kimwe na kumwe n'impanga eshatu baragikunda ndakireba bima kuraje ndekura ikindi nacyo mbabwira sitori ukuntu nabatwise nacyo nyine bakireba biri aho numva mu nimba kimaze amezi abiri gifite ibihumbi bitatu numva ntabwo bitatu birindwi gutyo ndabireka numva nanabivuyemo
uzi ikindi kintu cyari tupi gicinege amafaranga yawe utanga amafaranga yose amafaranga uzayagaruza nuko ubwo rero ndayije ngeze ndavuga reka matane mbikore nk'akazi kako n'abandi barabikora cyane. Okay, none se umaze kubyara impanga nyine je hari amatsiko njyangira umuntu utwite impanga. Okay, kubyaraho ndumva nyine biratandukanye. Ubyara umwe n'ubyara batatu cyangwa babiri biba bitandukanye of course, kuko ubyaye umwe ahita abyara umwe nyine bikarangira. Ariko iyo ugiye kubyara impanga haza umwe agahita haza n'undi cyangwa hari igihe biratinda. Ahubwo buri wese ujya ku giseke, igiseke cya mbere kiragukubita ukabyara. N'igihe hacamo umunsi abandi bakiri mu nda. Uravugisha ukuri? Ntabwo mbizi ariko numvishe ngo hari igihe byara umwe kuwa mbere undi kuwa mbere nimugoroba undi kuwa kabiri mu gitondo. Wowe byagenze gute? Njye nakorewe cesarienne. Ariko muri umuna mama yarabimbwiye yarababyaye. Yarambwiye hacagamo nk'amasaha 4 kandi buri wese umwe akavuka akajya hariya bakongera akajya ku gise kongera nyine urumva nawe buri mwana ujya ku giseke bitandukanye no kubyara umwe nyine nk'uko bivuze agahita bamutunganya bikarangira. So no kuvuga ngo kubyara umwana umwe no kubyara impanga biratandukanye. Kuba twita nabyo biratandukanye. Sure. Urumva ari bimwe umwana umwe abakina mu nda ari umwe yisanzuye noneho batatu ngiye ku byaga bimeze uranabyumva ko atari umuntu umwe. Ahubwo utaramenya ko ari butwite ujyana nk'ibikoko biri mu nda. Bisimbuka. Uzi yuko umuntu ari ikintu gitangaje. Oya ahubwo umugore. Ari umuntu avuze ngo umugore si umuntu. Umugore si umuntu ndabyemeye nanjye. Ibaze Ane reba ukungana none. Ntabwo narabyibushye. Asiba ngo ukoresha neri. Sinavuga nzamarene. Marene. Uzambera marene. Ariko bizagusaba gukubitamo heels ireshya na mutozo. Oya ahubwo kurya. Arishaka kurya byarananiye. Oya njye kubunanutse ntacyo byaba bintwaye. Nahita ngusumba. Unsumba byahe. Ariko ntacyo bitwe. Uzi barede waje. Yari mutoya. Anana musumba. Anirabura. Umuntu akurebye ntago yamenya nyine ko wakifatira impanga 3 ngo uzibyare. Ahubwo nabwo yamenya ko ndi umugore. Kuko wimereye nk'akabebe. Umuntu ntago yamenya ko wabyara impanga 3. Ikindi cya kabiri ndabona ubwo nta mbaraga rero bisaba. Rek birani imana. Nta technique. Nayo. Teraga mu kuzitwara. Hanyuma Ngara kagira inko. Oya nzabikubwira ugiye gushaka. Oya mbwira anje nyibira amabanga ariko. Nyibira amabanga. Nyibira amabanga mbwira nyine gutwite kuzitwita nicyo navuze. Ahubwo wowe wumvise iki? Mbwira ahubwo kuzitwita nyine bitandukanira no gutwita. Nyine birabangama bumva abana 3 ko bakurira mu nda ntago ari kimwe n'umwana. Ntago ari byo waruvuze hanyandiriye mu mibare. Nzabikubwira buri bucyo ugakora ubukwe. Oya uzabimbwiye ndi hamwe na Betty basi ntago nzagira isoni cyane. Ubu se ufite isoni? Ufite isoni? Ntago biteye isoni usara ibintu utazi si ukuri. Hari ibyo mba ntazi. So none se tundi tubazo tw'amatsiko two numva nakubaza iby'imanga wabimbwiye. Nje nashaka kujya kuri taye yawe nyine usanga akenshi hari nk'umuntu ubyara byibuze umwana umwe ugasanga nyine ahisa byibushye cyane. Wamara ukagira ngo ni nk'ikimama gikuru atarabyibushye. Ukabona ni nk'umumama nyine mukuru kandi atarabyibushye swati yari nka maneke. Ako yabyara ukabona ahisa byibuha. Wowe ni irihe banga ukoresha? Tawusi narabyibushye. Uzinda kwereka amafoto nyibyara. Nari munini aha hose nteranye ahubwo banza kubera kunyonga. Bije agusa ku mwana wa mbere nago nabyibushye. Nananutse cyane. Nge mwana wa mbere nyimubyara nagize wagize depression. Subwo nibyo yego nabyo nabwo ababyeyi bagira depression. Cabanza nta n'umuntu ubyara nagire depression. Abantu bose banza bayigira. Ariko umwana wa mbere yaje mu bihe baratwiba bibazo nago nishimye. Mpita njya no mu kazi afite amezi 2 n'igice. Bano rero mbabyaye ndajyana nyine ni mama mu rugo nararyaga nkanywa.
umva umuntu twabanaga saa 11 yabaga yacanye gaze nyine akancyuza ibiryo nkarya nkanywa igikoma nafataga igikoma wumve ko urwego narimo gishyushye natatsukamo amazi kugira nyine bihore nari mfite apeti ndimo mfite inda nkajya kugotomera ubwo rero kubera ukuntu bakuru urumva reba abana batatu we bagiye kugira imyaka 2 nyine kubonza ntago nabyibuha noneho ikindi nawe urabona aka kazi tuba dukora ntago wabyibuha kugira ama stress je nyine buri gihe nkimara kukubona nyine wabyaye impanga narakubonye actually kwa ketchup bari bamaze umwaka bwa mbere kwa Yago nari na munini narananutse urumva rero maze kubona kuntu nyine ungana sasa uyu muntu yigondeye abana batatu arababyaye ngo yadutuburiye none ngize amahirwe yo kukubona nuko utabyitayeho kuri ka gafoto kariho ku kiganiro nibo nabanje kandi babonaga ko atari batoya bya abana banini nibagiye no muri kuveza ubundi ikintu nabonye cyo isomo nakuyemo nta muntu ubyara umunyarwanda niwe wavuze ngo habyara Imana koko habyara Imana kandi njye nabwiraga umudokiteri kuko bakibimbwana bavuze ko ubundi uri muzima uzi ko urwara turoma ukavuga n'ibintu utazi ndamubwira ngiye nwita abana 3 mfite ibiro 48 kumva n'ubyumva noneho mbabyaye batajyana muri kuveza abana banini abaganga bariyamira ndavuga ni kabisa Imana niyo iri hejuru y'ibintu byose uba abana bawe yo ubarebye nyine barimo gukura ukareba wenda struggle wanyuze murimo kubatwita n'ukuntu nyine ubu ngubu bareba bameze biguha icyizere mu icyizere ko nta kintu Imana idashoboye kandi ko ikintu reka nkubwire abana banjye bari muri neo najyaga ndeba bagiye nko kubashyiramo bagiye batwita uduki katitateri wenda ngo bashyiremo nka serumu nkabona nta mubiri nkajya ndeba utu tuntu nzatwonsa iki ariko ubu iyo mbarebye ndavuga ni sha iki Imana yavuze ngo kibeho kibaho ufite gahunda yo kubyara undi mwana ntabwo ari vuba wenda birashoboka ndi muto ariko ntabwo ku byifuzo byanjye nifuza ko bakura n'umwe mfite abana 4 bangana umugore afite 3 abakurikiye bagiye kugira 2 n'umwana nsamye afite umwaka nanjye nkeneye kwiyitaho no kuri ukunda abana benshi cyangwa bake benshi nk'abangana ariko 10 ariko nasanze kurera bivuna oya sha kurera biravuna ntabwo mbashaka oya bivuga gutya nyine biravuna Imana inkurije bariya abana 10 uzababyaye kuri acyari muto none se hari ikintu kindi wumva watubwira wapa ubwo ndashaka kukubaza harya imbere mwitwaga ngo iki twitaga life of siblings ubundi ari hehe ko musigaye muri babiri nta nubwo twigeze gukoraho turenze muri batatu uwa gatatu ntabwo haba abantu mu gihugu cya Tanzania so rero kenshi usanga ndi hamwe na Betty bose bitwa ba mwifuje kumushyira ni impanga umwe y'iby'izina ry'undi muvukana mu nda se mwese cyane bakitwa ba Betty ariko mwabikoze mu mwanya na papa wanyu batabisha pe abana barakuze umwe yiba izina rya mugenzi we bafata icyemezo barakundana cyane nta nibirenze nyine twese dukundana ese uri bucura ndo hagati kuki se ubu ubona uri umutesi cyane nanjye byarahanyobeye ubundi najyaga mbwira bucura bwacu se kubera icyo utajya utete njyewe ugasanga mubereye muri place nyine ni njyewe witeteye ahubwo ati rero ibyawe utabimukoresha ngiye kubibyaza umusaruro ndateta da umuntu arivukira icyabate ariko witwa mutesi izina ni ryo muntu karabaye yego ndumva subara ibindi nakubaza urumva umeze neza ariko ndashonje uri mu bihe byiza tujya kurya pe tujya kurya ni lunch hano zari ibiryo hehe hariya hirya kandi koko uba wumva ushonje byataye ntabwo nariye nabwiriwe kuva mu gitondo nanyweye akayahurute kamwe shanda umunebwe ntabwo ndya kandi nkora ibintu by'ingufu cyane ubu se dusoze urumva nta kintu ufite cyo kubwira abanyarwanda kindi banyarwandakazi mukunde TBB TV ariko TBB yari group iririmba ubwo nawe uraje yabatino na ba Benja aba bantu bashimuse izina ry'abandi
TBB TV show ariko ni ryiza ubu ngubu TBB TV show yari Tino ase wa mugani mwe niki ni Tausi na Betty Betty akaba kagaza ubwenge umujyi muzawubamo tutawubamo tuzaka ese reka nkubaze ikindi kibazo ubundi abakobwa kenshi tuzi ko uri umukobwa mwiza w'ikimero nta musore wapfa gushaka ngo umubure ni iki gituma ukoresha ubwenge bwawe ushaka amafaranga abizi bya YouTube biravuna ukemera ukavunika ukavuga nshaka amafaranga nkoresha amafaranga njye nishakiye kuruta uko wagenda hari ukavuga ati ndi umukobwa mwiza nawe najya mbura abasore bayama kubera iki ari byo wahisemo uzi noneho kuvuze hari umwana twiganaga niga muri secondaire yigeze kuvuga yari mwiza cyane noneho ntago yajyaga akunda kujya class kandi yari azi ubwenge once yazaga mu ishuri yarazaga akadutsinda akaba uwa mbere ubundi abantu beza nta bwenge babazi kandi we yari abuzi pe kandi ntago yabaga yize rero yarakarutaga cyane amasaha yose ugasanga muri dome araryamye noneho yaza class akaza gutya agahita atubwira ngo ngakuma muri mu ishuri mwiga iki ngo higa abakobwa babi n'abahungu batagira amafaranga ngo higa abakobwa babi n'abahungu batagira amafaranga ubwo urumva ikintu yabaga ashatse kuvuga abahungu bavuga mu miryango ikennye like umukobwa mubi nyine agomba kwiga kuko nyine ntago azabona ngo umuntu ngo umukunda kugira ngo yumve ko yakirara nyine ngo hari urimo kumwigira ubundi rero umutipe nawe utagira amafaranga agomba kwiga agashyiramo imbaraga kugira ngo azabone akazi keza abasha no guteta umukobwa mwiza ibintu nk'ibyo noneho nambajije icyo kibazo mise numva nyine se umbereye nawe umukobwa ndamusuje ajya ko mujya muvugana ni umudamu ubu ngubu urumva umusaza yaravuze ngo urigira utakwigira ugapfa nawe wahisemo inzira yo kwigira wabonye iriya nzira wapi igeraho ikana iyo nzira ntabwo ari nziza kuko rega burya niyo wabona n'umuntu ufite n'ubwo bushobozi wenda bwo kugutunga akaguha n'ayo mafaranga cyangwa iki bakumufasha kandi nkeka ko njyewe mu myumvire yanjye gusaba nyine ntabwo ari ibintu byiza ese ufite sheri uramufite ni wa wundi twabonye hasi cyangwa koko byari puranka iriya yari puranka ntabwo ari uriya uzamutwereka ndenda kumuzana sheri wawe nsaba icyo nagiye kuvuga niyemera ariko wakivuze se gira icyo umusaba kuri kamera sheri wawe ntazagukubita azajya gutetesha uyu ni cyabatesi uzajya umumbebeza afite n'umugore uzi ubwenge nyine nimba uri umugore uri fiyanse we ndi fiyanse wengera sabe yani fiyanse n'umugabo wawe rega umugabo n'umugore nyine si mwamaze kubyumvikana si mwabyumvikanye ntabwo tuyabyumvikana ntabwo umwandikira mesaje ngo mugabo wanjye ngo ibi byaradabanguritse so guys rero mwakoze cyane kudukurikira mwakoze gukurikira Anita babwire channel yawe kugira ngo aba TBB nabo bagende bakore subscribe iwawe barebe video zawe hasigaye unadusezera yitwa Anita TV show mugende rero abandi ni ba Anita Pendo yo ni Anita TV show wazajya ugakorana na Anita Anita Pendo yego kumuritirana so guys twabarambiye mwakoze cyane mukomeze mukore subscribe twabwiraga ibintu byiza tuzagaruka tubigisha ibintu by'ubwenge ubutaha uzagaruka wabyaye impanga enye inde suzibyara bye sawa